Abayobozi b'umujyi wa Kigali nimwe muduteza izi nyangarwanda, reka mpindure umujyi video itankoraho. Abayobozi b'umujyi wa Kampala nimwe muduteza ibi bigarasha. Ntabwo nshyigikiye abantu bubaka nta byangombwa, ariko nujya kumusenyera itwaza umudasura cunga neza niba nta muntu uri gufata video bari gusenya, cyangwa ujye kumusenyera nijoro. Niba ugiye kurandura imyaka y'abaturage ugiye guhingamo pasiparumu, itwaza umuntu uracunga neza ko nta muntu uri gufata video, mubuze n'itangazamakuru kujya gukora izo nkuru. Abaturage batinda kumva ndabizi, ntago mwajya kurandura imyaka y'umuntu mutaramubwiye. Ariko inyangarwanda iri muri Canada ntishobora kumva ko uwo muturage yabwiwe akanga kumva, ahita yumva ko abaturage nyine ariko bameze. Nimwe mutiza umurindi ba Badurama, nk'ubungu bari bamaze kabiri batavuga, ariko iyi nkuru ya DC Clement yabavugishije bacitse ururondogoro. Muri quartier mbamo njya mbona hari nk'abaturage bagira gutya bakubaka umuhanda nta byangombwa basabye. Se ndabona umuhanda bashenye, ariko umuntu yubatse ishuri abana bazigamo nta byangombwa barishenye aho nta kibazo. Ariko se nta kuntu mwajya mujya kuri senya nijoro iyo myaka, cyangwa mukajya kwirandura nijoro mu gitondo ugasanga hahinzemo pasiparumu, ndetse n'ibyo bintu mwaranduye mukabijyana induba cyangwa mukajyana ahantu mujya kubita, ku buryo n'umuntu uza gukora inkuru abo izo nyangarwanda ibona ko ari n'ibihuha, nta bishyimbo bigaragara biranduwe. Rwose nimwe mutizo. Nta kuntu tuzabyuka aba content creator turi kuretinga ama account ya fake kugira ngo duhangane n'izi nyangarwanda, namwe mwemerere itangazamakuru igiye gukora inkuru zo guhurwaho izo nyangarwanda. Nanjye mfite ikarita ya RM, sakusu unajya ukavaringa inkuru ngo murengo bari gusenya. None haba babayedi mana yanjye, hari aho muzajya gusenya mwajyanye amaguru abiri mutahane rimwe, cyangwa ukajya gusenya ugataha nta menyo ufite inyanya nk'iya Papa Sava. Umuntu uri gusenyerwa bafite agahinda ashobora gukuramo amenyo. Hari ukuntu bafata igisika cy'inzu bakakinyiganyiza na beto. Reka